munsi tuyitangiye hari umugabo waje gukora amazi ahantu mu rugo rw'abakire, yamara kuyakora akavuga ati ibintu byose birarangiye, amazi yakoze. Nuko bosi akamubwira ati urakoze cyane. Hanyuma umukozi akaza kwesiye agira ngo arebe koko amazi yaba yarangiye. Gusa uyu mukozi na shebuja hari ukuntu barebanamo ukuntu kwa kitu kidogo, nawe urabibona. Nyuma y'igihe gitoya rero umuprombi yamaze kwigendera, bosi asigarana n'umukozi agatangira kumukorakora, ndetse undi nawe ntiyikange, bigaragara ko ari ibintu basanzwe bakora. Batangira kuganira, amubwira ati waretse umugore atubonye byagenda gute? Undi akamubwira ati oya ntago atubona, ntugire ikibazo. Ako kanya umugore rahitaza agahamagara, akimara guhamagara bahita bijijisha nkaho nta kintu kibaye. Akaza umugore akishima akavuga ati wow, amazi yakoze, ibintu bimeze neza. Agashimira nyine umugabo ko yabikoze, agashimira n'umukozi ko ari umwana mwiza, akabafasha mu mirimo, akamubwira ati rwose uri umwana mwiza uradufasha. Mu by'ukuri ibyo byose abivuga atazi ikiri kujya mbere, atazi yuko bari kwibeta bagakora ibindi bintu birenze ibyo bakora. Rero akajya ku mugabo we akabwira ati sheri, rero ngiye kwirukanka, ati usigare hano mu rugo, ati ndaza kugaruka mu kanya, tutubonane mu kanya gatoya mu buriri. Undi akavuga ati yego nta kibazo. Ubundi rero akagendera no ko bari mu rukundo, ariko umugore aba atazi ibiri kujya mbere hagati y'umugabo we n'umukozi. Mbibutse ko rwose mwabantu mwe mujye mwirinda guca inyuma abagore banyu, noneho ku bakozi bisa nabi cyane. Akimara kugenda rero wa mugabo w'umushurashuzi w'umuhehesi ahita yongera agasubira ku mukozi akamubwira ati oh my god, yaraducitse, yaradufashe. Nyine ubwo urumva nyine bakavuga ati turamucitse, yaradufashe. Bagasubira mu byabo bakongera bagatangira kuganira, amubwira ati iyi ni fomu yawe rwose, ndabona iyi n'iki, ati mbona mashaka kugukorakora. Oh my god, urabona yuko nyine ibintu ntabwo biba byoroshye, nyine bashaka kugira ngo bagire ibintu bakora nyine baguma baganira, mbwaturi mwiza, urasa neza. Noneho umugabo akabwira n'umukozi ngo ntago nyikunda umugore wanjye Christine habe namba, atukuri nuko nsigaye nkunda wowe gusa, niwe nsigaye nikundira. Uyu mukozi biramutungura rero kuko we abasanzwe aziranye na boss byo kuryamana. Ako kanya bari mw'ibyo ngibyo rero umugore ahitaza akabafata agasanga bari bagiye gusomana, akabagwa gitumo. Uyu mugore rero wicwa n'agahinda kakenda kumwica, arababara. Umugabo gabanza kumubwira ngo twari tugiye, ngo hari ikintu ari kunyereka, ngo ibyo utekereza ntago ariko bimeze. Ariko nyine umugore n'umuntu mukuru aba yabibonye, ahita abwira n'umukozi ati sohoka hanze, mvira mu nzu, ndakwirukanye. Yamara kubivuga gutyo rero uyu mugabo ahita avuga ngo hoya, ntago wirukana umukozi. Akabwira umukozi ngo ntuve hano, ntugende, inzu ni yanjye, ninjye wishyura buri kimwe cyose, rero ninjye uhitamo ugenda n'utagomba kugenda. Iyi ni inzu yanjye, ntabwo ugomba kwirukana umukozi kuko ninjye wishyura buri kimwe cyose, ninjye ukwiye guhitamo ugenda n'utagenda. Uyu mugore aratungurwa cyane mu gahinda kenshi cyane, atunguwe n'uko umugabo we rwose yaba amusuzuguje umukozi, ndetse ikindi yamukorera ibintu nk'ibi ngibi bimeze gutya. Aramubaza ati sheri, uri seriye koko, uri shuwa? Umugabo akavuga ngo yego ndiseriye, wowe genda, ntago nkigukunda. Uyu mugore arababara cyane, akarira, akagira amarira menshi cyane, akibaza ati se mana yanjye ni ibiki biri kumbaho? Umugabo akabaza ati wari wegisibe, wumvaga ari ibiki se? Wumvaga nkukunda? Ati oya, genda irebe nawe, reba uko umeze. Turabona nagukunda nkakurutisha n'umukobwa mwiza, reba ukuntu usa, reba. Nyine akamubabaza, akamubwira amagambo menshi. Aravuga ati ntago ngiye nakunda umugore umeze nkawe, birarangiye, genda. Umugore yagerageza kuvuga, umugabo akamubwira ati oya, byarangiye, igendere. Ukuri birababaje. Uyu mugore agira agahinda kenshi. Ibaze mu rugo rwawe rwose ugasimbuzwa umukozi, arababara cyane. None umugabo agahita avuga ati nge nsigaye nikundira n'umukozi rwose, wowe ntabwo nkigukunda. Rero uyu mugore uba ufite agahinda ararira. Umugabo akamubwira ati ndashaka kugenda, ukava hano ukagenda. Nta kindi akora nyine usibye kubabara cyane, yarangiza akava mu rugo rwabo akigendera mu mahoro. Nuko nguko rero aba basigaye bishimye, banywa amacampanye, bishimira ubuzima, bashima bavuga ati wa mugore yagiye, twatangiye ubuzima bushyashya, turi umugore n'umugabo dukundana. Baraserebura rwose, ariko ntabwo bamenya ikigiye kubazira uko kigiye kuba kimeze. Nuko nyine baravuga bati turishimye kuko tutakibashije guhisha ubuzima bwacu, urukundo rwacu, ati ibintu bimeze neza nyine, ati tukishima. Ariko mu gihe gito bidatinze uyu mugabo yaratashye, asanga wa mukobwa yarutishije umugore we akamukunda, akumva ko ari we akunda, akamurutisha umugore
umugore akamwirukana, yasanze ari kumuca inyuma n'umuporombiye. Uyu mugore rero rwose utagira isoni yahise abwira uyu mugabo, aramubwira ati njyewe nikundira porombiye, bityo rero njyewe ndajyanye nawe, ndigendeye, ndagutaye, ngiye kwibanira na porombiye, niwe nikundira. Akebo kajya uwamugarura, nshuti za Sonjera rero akebo kajya uwamugarura. Uyu mugabo yaraje arababara, yiyahuza mu mayoga, agira agahinda, atekereza ukuntu yanze umugore we wamukundaga, wari umwana mwiza umwitaho, agakurikirana umukobwa, bikarangira amuteje agahinda, akijyanira n'undi mugabo ukora umupirombiye. Rero uyu mugabo ahita atekereza ikindi kintu kimwe cyo kujya kureba umugore we. Nyuma y'igihe gito rwose yaragiye ajya kureba wa mugore we batandukanye, atekereza ko wenda byashoboka yuko bakongera bagasubirana bakabana. Arabagera akamubwira ati bite, undi ati bite, undi akamubwira ati uragukora iki hano, undi akamubwira ati rero nashakaga kugusaba imbabazi, nawe unyumvire ko umuntu wamubabarira, ati nari nibeshye kuri buri kimwe cyose, ati wa mukobwa yanciye inyuma n'umuporombiye, rero nari nababaye narakurakariye, ariko ni wowe nkunda, ndashaka ugaruke mu buzima bwanjye, ndagukunda. Uyu mugore rwose aratungurwa kubona nyine umugabo agarutse kumusaba imbabazi n'ibintu byose yamukoreye, nawe ari we watungurwa kandi ukumva ntibyoroshye. Arangije aramubwira ati rero wihangane rwose, mugiriye impuhwe kuba numvishe ibyo bintu, ariko umugabo ahita amubwira ati none se wakemera ko twongera tugakundana tugatangira bundi bushya? Ati ndagukumbuye, numva uburyo twari tumeze, uburyo twabaga twishimye, ati nawe urabyumva. Umugore aramubwira ati ati uratekereza ko se byakongera gukunda? Umugore aravuga ati rero reka nkubwire inshuti yanjye, ibintu byose byararangiye, ati rebe, ati irebe nawe ubwawe, ntabwo uri uwawe ngo wa mbere, reba waragiye ujya mu rukundo ukundana n'undi mukobwa urambabaza, umugabo nari niteze ntabwo ari wowe, rero byararangiye, ntabwo nkigukunda, genda igendere. Undi aramubwira ati basi mpa amahirwe ya nyuma. Undi aravuga ati hoya umbabarire, nta mahirwe ya nyuma nguhaye. Rero mbere yuko ubabaza umuntu ukamubabaza, jya ubanza urebe ko utazajya kumusaba imbabazi please. Rero uyu mugore yamubwiye ati ntabwo abantu bose baremeye kuzabana cyangwa se ngo bahorane iteka, rero igendere. Akubitaho urugi rwose atanareba inyuma, nawe agera imbere abitekereza, ariko abona ko umwanzuro agomba gufata ari uwo nguwo, agomba kureka uno mugabo bitewe n'uko nawe yamubabaje. Rero mwakoze kureba filime yacu nuko yarangiye, nyine birangira uyu mugore yanze kubabarira uriya mugabo bitewe n'uko yamubabaje, akamutera agahinda, akajya aryamana n'umukozi, akanamumurutisha kugeza n'aho batandukanye, akamwirukana. Mwakoze kureba Sonjera rero, niba ukunze iyi filime cyangwa se ushaka udufilime twiza two kujya tukwigisha tw'ikwigisho, wakora subscribe ndetse ugasharinga ku bantu bawe kugira ngo bajye bareba utu tuntu tw'icyigisho, cyane cyane ba bantu bubatse bagomba kureba izi